come? Why should my heart feel lonely and wrong for heaven and home? Namaze kubona ko iyo umaze kubona ibikurwanya byinshi cyane ujye utumenya ahubwo utangiye uvuga ngo uzi ko ari ahantu umaze kugera, kuko buriya iyo uri umuntu udafite ikintu runaka nta nubwo ugira abanzi benshi. Babizi abantu bose baba bagukunda kuko urumva ntacyo bapfa nawe, nta shyari bakugira ko ntacyo ufite. I shoot 250 TV show. Nongeye kubasuhuza wowe ukurikiye I shoot 250 TV show. Niba utarakora subscribe, kuri like and share. Ndabizi neza yuko hari abadukurikiye bari muri Amerika, Canada, Zimbabwe n'ahandi agiye atandukanye mu mpera z'isi zose mukurikiye I shoot 250 TV show. Twakwakiriye mu kiganiro. Murakoze cyane. Nitwa mazina yanjye asanzwe nitwa Kanori Christmas Ruth, ariko nkoresha Chrisnet. Niryo zina nkoresha muri kariyeri. Chrisnet. Okay. Iyi kariyeri ya music no kuba producer wabitangiye ryari? Music nayitangiye 2010, navuga ko nayitangiye 2016, ubwo no kuvuga ngo kwinjira muri kariyeri ngiye kwiga ku Nyundo. Nibwo nagiye kwiga, so ubwo cyo gihe nibwo navugaga nyine ninjiye muri music nyine 2016. Muri icyo gihe 2016 warangije ubwo nawe yarangije 2017, sibyo? Narangije 2018. Wize imyaka ibiri? Itatu. Imyaka itatu. Kuvuga ngo ugomba kuba umeze neza mu bintu bijyanye na production. Ntabwo ari kuvuga ngo meze neza birenze iby'abandi, ariko ndagerageza. Kubera ko muri music n'ubumenyi umuntu agenda ahaha handi gusa, nta nubwo kuvuga ngo kuyiga gusa bihagije. Yes, kuko uko ugenda no guhana amayide nyine n'abandi baproducer abandi batandukanye. No kuvuga ngo ugitangiye music iyo kariyeri yawe yo gukora production, uranaririmba, waje usanga ikibuga kimeze gute? Uko wari ukiteze niko wakibonye? Ariko usibye ko nta gitunguranye, abantu nyine bavuga ko bitoroshye gufatisha muri industry yo mu Rwanda. Ariko nasanze niko bimeze gusa nyine bisaba gukora cyane kandi nkuko koko babivugaga. So iyo ukoze cyane nyine bigenda biza, nta gahoro nyine ukukora. Mbere utari wayinjiramo wayibona gute paraporo ubu ngubu wamaze kwinjiramo byinshi? Wabonaga bimeze bite mbere aho bitari byatangira? Urumva ubona abantu nyine, ukabona abantu n'abastar, kajya nyine wibaza okay, hari umuntu ushaka guteza ko byoroshye wenda, cyangwa kubona umuntu akora cyane ikintu navuga namenyemo nuko hari igihe ushaka kubona nk'umuntu yavuze ngo wenda yasohoye indirimbo cyangwa yareleasinze indirimbo, ukatekereza ko ari ikintu cyoroshye. Donc uriya muntu aba yavunitse cyane. Rero ngiye nabaga numva ari ibintu biri aho nyine, uvuga ngo yasohoye indirimbo se ni ibintu bisanzwe. Ariko nyine biba byamugoye, biba byaciye mu nzira ndende. Birumvikana ukora ubu ngubu usigaye ukora production na music, sibyo? Nyine ni production muri make ndi producer and artist recording. So uri kuri recordingira he? Ufite studio yawe cyangwa ufite abandi mukorana? Ntabwo mfite studio yanjye, ariko mfite aho nkorera. So no kuvuga mba mfite igihe cyanjye nkoreramo, hakaba hari igihe kigenewe abandi, ariko ngenda gifite cyihariye cyo nkoreramo nyine. Twinjiye mu mwuga wo gukora production, ubwo no kuba producer. Hari abantu benshi bavuga ngo umuntu w'umukobwa cyangwa se umugore ntabwo yakora production bitewe n'uburyo igoye cyane. Paraporo yuko noneho tubona yuko abantu benshi bajya bavuga ngo abagore ngo ntashoboye ibintu byinshi nyine urabizi. Wowe ubibona gute nk'umuntu winjiye muri no industry uzi ko basanzwe bavuga ko ikomeye, ariko nanone kubasha gusupport ubwo buzima uri igitsina gore, none especially ukaba uri umumama? Nyine kuba babivuga ntago bivuze ko ariko biri, nyine bashobora barabivuga yego ko ikomeye,
kandi ko kirakomeye ariko kubikomeye ntabwo bivuze ko umukobwa atayibasha kuko nta nubwo ikoresha ingufu zo guterura kuko wenda niyo twavuga abagabo cyangwa abasore baba bafite imbaraga kuturusha ariko ahandi niba ari imbaraga niba ari ubwonko niba ari gutekereza n'ibindi byose ntabwo umugore afite ubwonko bukora gahoro nawe afite ubwonko butekereza neza so ni ukuvuga rero nubwo babivuga ntabwo bikomeye nk'uko umuntu ashobora kubitekereza ahubwo bisaba gusa kubishyiraho umutima no kubyiyemeza kubikora yego gukora ako kazi ka producer ugakora amasaha 24 cyangwa hari andi masaha ugomba gukorera kuri studio ntabwo nkorera amasaha 24 nkorerayo igihe gito hanyuma nkagenda cyane cyane iyo hari nk'umuntu ugiye kurikodinga ndagenda nkakomereza mu rugo nkakora editing mixing nkabikora mu rugo ni ukuvuga no mu rugo ufite yo studio mu rugo mfitagaho mu studio nyine gatoya ukoresha yo kumixiinga no kweditinga ibintu ni ukuvuga tuzi ko abahanzi benshi muri no industry ajya agira nka inspiration wenda nka ninjoro hari umuntu ushobora kuvuga ati okay ngize inspiration wenda nka saa 8 z'ijoro kandi urabizi ko bavuga yuko ahita yirukira kujya muri studio kugira ngo bya bintu bimurimo abashe kubisohora ubispota gute iyo icyo kintu kibayeho ku bakiriya bawe akaba yavuga ati ubu nibwo numva ndi muri mood ndashaka kuza kuri coding n'amasaha ninjoro yakora cyangwa urumva icyo gihe ntago bishoboka nose ushobora kuba umuntu akavuga gutyo ngo ndaje kuko icyo gihe kireka ntagira gahunda ntago umuntu ashobora kumfatira aho aboneye ngo avuge ngo ubu none handaje niba ufite igihangano ushaka kuza duhana igihe kuko ushobora nko gusanga igihe wowe wenda ubonetse ushobora kuba hari undi muntu nashyizemo uwo mwanya nawe ushyizemo muri make rero wenda kuko wari ukomeje amasaha ya ninjoro njye nari nkomoje kuvuga ngo umuntu aravuze ngo hari n'umuntu wayigira ku manywa none ahangaha ariko ntabwo bivuze ngo niba yigize arampamagara ahita azabikunde ntabwo byakunda kuko mba afite izindi gahunda ubwo niba tutahanye gahunda nyine ntibyakunda ahubwo amasaha ya ninjoro yo ntabwo njya nyakora keretse iyo ndi mu rugo so tugarutse gato ku bijyanye na music watubwiye ko naririmba umaze gukora indirimbo zingahe muri no kariyeri yawe izo maze gukora muri studio se cyangwa harimo n'izabandi zitarasohoka sofani nka 15 kuko natangiye uno mwaka mu kwezi kwa mbere nibwo natangiye gukorera n'abandi bantu ni ukuvuga ngo muri izo ndirimbo 15 zose ni izawe cyangwa harimo ntago izanjye zigiyemo byakenda kujya muri 20 ni ukuvuga ngo izo nizo wagiye usubiramo no izabandi ndi kuvuga ni abandi bantu nakoreye indirimbo ntago ndi kuvuga ngiye izo naririmbye navugaga kuri kariyeri yawe yo kuririmba ubu maze gukora indirimbo ebyiri iyi ngiyi yasohotse ejo bundi Kibondo ni iya kabiri so nukuvuga ngo umaze gusohora indirimbo ebyiri ari iyo ngiyo Kibondo iyindi yarasohotse cyangwa iracyari muri projet iyindi nayo nyine ubwo muri make ya mbere niyo yasohotse yitwa UA iyo yari just video lyrics ntago yari ifite video indi rero ya kabiri ni iriya nyine yejo bundi nayo nakoze ya mbere video yego my comfort you are my redeemer you are my comfort you are my redeemer you are okay yitwa you bazajya kwireba kuri YouTube niyo mpamvu ndirimbye akantu gatoya yego noneho dukomeze kuri iyi ngiyi usohoye nshyashya mwana wanjye n'igihe nzaba ntakiriho uzahore wibwira ko ndiho kugira ngo utazacibwa intege mu buzima kandi urukundo rwanjye muzahorane ngahura bishema yewe utarutwa ngahura njye umugayo urangwe n'urukundo gatoya komeza byari byiza cyeka nisubiramo kana wana kuntu baye batwaye ariko abaye aba bari kureba kuri Aisha TV none se
iyo ntabwo yose nayiririmba ahubwo bazajye kuyireba. Okay, turaza kuyipininga down muri comments kugira baze kureba indirimbo nziza cyane nanjye nakunze nuko yaramfashije. So ndi kugenda nyereka n'umwana wanjye na madamu yadufashije kumye ukomereza aho ngaho ni byiza cyane. Dusubiye muri kariyeri yawe noneho urifuza iterambere ryawe ko ryagera hehe? Of course nta muntu uba wifuza ko yakora bikagarukira hafi. Njye ntabwo njya nireba hano hafi, nireba kure. Ni ukuvuga intumbero yawe ni muri ino kariyeri ya music no gukora no kuba uri producer? Intumbero yanjye ni ukugeza muziki yanjye ahatari mu Rwanda gusa. Of course baravuga ngo ujya gutera uburezana bw'ibanza cyangwa ngo ijya kwishira ku rugo. Niyo mpamvu rero nyine mu Rwanda niho hambere nkabona kujya n'ahandi, ariko nyine muri make ntago ninabona wenda mu Rwanda byakunze abantu bamenye cyangwa nahagize n'abantu bankunda benshi, ntago nzavuga ngo noneho ngo byarangiye ngo nsinzire. Ndimo ndakora ku buryo n'ibyo ngibyo abantu bo mu Rwanda bakunda bishobora no gukundwa n'ubundi n'abandi batari abanyarwanda. Ujya ukurikirana showbiz yo mu Rwanda cyane? Ndayikurikirana. So iriya nkuru ya Emirene na Dorcas na Vestina wigeze uyikurikiranaho? Warayibonye uburyo baje gutandukana ndetse bagasubirana? Narabibonye. Nk'umuhanzi uri gutera imbere ubifata nk'iki buriya kuba ubona umuntu ashobora kuza wenda agashaka gusenya undi hari ikintu yatangiye, ubifata gute? Ibyo ngibyo biriya ni ishyari kandi riba ahantu hose. Njye namaze kubona ko iyo umaze kubona ibikurwanya byinshi cyane ujye utumenya ahubwo utangiye uvuga ngo uzi ko ari ahantu umaze kugera, kuko buriya iyo uri umuntu udafite ikintu runaka nta nubwo ugira abanzi benshi. Abantu bose baba bagukunda kuko urumva ntacyo bapfa nawe, nta shyari bakugira ko ntacyo ufite. Ariko iyo ufite byinshi ukaba uzi ubwenge bwo gushaka ikintu runaka bakabona abantu bakabona batera imbere, ni kujya n'abanzi benshi kubera ko hari ababa barabyifuje bakabibura, so bagashaka kunyaga ibyo wowe wakoreye. Rero ntago Imana nyine ijya yemera ko abantu barengana. Akenshi iyo bigenze uko nguko uwo muntu noneho ahita wa muntu yabikoze ashaka kumwambura, bihita bimuviramo umugisha umukubira byinshi. Ubutumwa waha Emirene na Dorcas na Vestina? Ubutumwa ubwo reka mpere kuri ba Dorcas. Ikintu cya mbere wenda nababwira nubwo ari abana ariko kubera ko bari muri industry ni ukumenya ubwenge bagashishoza, ntihakajye hagira nk'umuntu ubinjira cyangwa ngo abafatirane kuko ari abana. Bakajya bagira gushishoza kwinshi, akabona se uyu muntu uri kunganiriza, uyu muntu uri kumfasha buriya ari kumfasha kubera ko hari icyo mbuze, cyangwa uyu muntu ngiye gusaba ikintu runaka ninkimusaba kiri buheshe irihe zina uwumfasha wundi. Nyine donc nubwo ari abana ariko bagomba gukura kuko bari mu bintu bigomba gutuma bibasaba gukura mu mutwe. Nyine iby'ubwana ubwana nyine ntabwo bubura kubera ko n'abana pe, ariko nyine ni ukujya bashishoza, nicyo kintu cyabafasha. Hanyuma Irene nawe ikintu namubwira nyine gukomeza, kuko Imana nyine ikunda abantu bakora neza, kandi kuba yarafashije cyangwa kuba yarafashije ba Dorcas niki kuko yabagije ahantu heza cyane. Sinkeka ko nari nanababaye mvuga inti bano bana nta nubwo sinzi ko hari n'umuntu ari kubafata kugira ngo abageze nibura bagiye nk'aho bari bageze, bari gusubira inyuma hasi cyane hasi. Njye nari navuze Imana yanjye kuko njye nta nubwo nari nabonye like the story yindi behind nagiye mbimenya nyuma, ariko nari navuze se bano bana ninde wabashutse kuko bagiye noneho kujya hasi birenze. Kandi baravugaga yuko Emirene hari amafaranga abona kandi akayarya akayishyiraho akayarya. Ariko se uzi se ikibazo kiba gihari,
hari ukuntu tureba ku bantu wenda tureba nuza side imwe niba abantu bavuga ngo umuntu yariye amafaranga kuki udatekereza video niba bayabana atari yo bayishyuye yarishyuwe na management kuki udatekereza ko yakoreshejwe ayo mafaranga kuki udatekereza kuri ya muntu yaba wenda we niba nahari ayo mafaranga yarabikiye mbere bitewe n'umuntu wari ufite abantu akavuga bano bantu rero mu minsi hari ikintu runaka wenda nshaka gukora kirenze uriya muntu washaka kuba afite amafaranga ari kuyateganyiriza imbere kandi kuri abo bana rero ibyo ngibyo kuba ayo mafaranga yaba hari byanashoboka ariko rero hari ukuntu buriya barapanze projet kandi yarabibaza ubundi iyo umuntu afite business n'iki hari ukuntu aba yagiye akora imibare myinshi cyane so rero nkeka ko ntago kuba bavuga ngo arayafite none se abana bakorera indirimbo ku buntu video audio ku buntu numvise banavuga ko yabishyiriye school fees n'iki ibyo byose se si amafaranga ngo YouTube channel ngisengera mumenera niko numvise ako se hamaze imyaka ingahe ubwo ngo kubyo yamaze kugeza aya mafaranga menshi cyane kubyo okay birashoboka rwose ko hari menshi kuko nabonaga ari ziriya miliyoni bavugaga bamwe ngo 17 abandi 37 abandi iki niyo zaba ari zo 37 ku muntu ufite business kandi ufite abantu ari uba managing abafite nkeka bafite imibare yabaze ku buryo nibura agomba kugeza abo bantu bazasubire hasi bagakomeza bajya imbere ariko se yafashe yose nkuko 37 akayabahereza n'urugero ubutaha byagenda bite nyine ubutaha basubira hasi kuko ibyakabaye bituma bakomeza bajya imbere ni nko kuba uri muri business wabona inyungu rimwe ryonyine wabona profit rimwe gusa ugahita ugenda ugatembera hari ugasohoka ahantu hose hakomeye ikabirarangiye nose business ugasanga ubukurikirana noneho ugiye muri minus so tugarutse ku bintu bijyanye na management waba ufite igitekerezo cyo kujya muri management cyangwa hari management ufite iri gukora ibintu byawe oya njye nta management ufite haba hari igitekerezo ntayo ndavuga ngo ngiyemo ariko byaterwa byashoboka ko nayijyamo ariko ntayo ndatekereza cyangwa ntago ndabitekereza dusoza gatoya ndabizi neza ko ufite amaproje menshi apendinga sibyo hari indirimbo ngiye nigeze kumva ahantu wegeze kuririmba nubwo itarasohoka ariko nge narayikunze waturirimbira gato mvuga amabanga se ubwo ikibazo nanjye uvuze gutyo kuba ahantu ngenda ko ngenda ndirimba indirimbo nyinshi sonamenya ari hari indirimbo muze wegeze kuririmba wavuze ko wegeze kuririmbira sheri wawe ndimo mureke ne gukomeza kwiririmba reka ngiye mbuwanyu oya ubundi twese terahana none nimfata kara waririmbya nkagakati nkama gashyira nta kibazo ko nari mfite mikoro iriho indi ntuzi indi brand rero ubwo nta kibazo nugashyiramo it's okay watuba wari ukaturirimbira kara kuririmba nziza cyane uzi ko ngiye nayumvishe inkora hano bema kandi ndabizi neza n'abantu barimo kureba ino channel barifuza ko wabaririmbira kereka nimba audience yanyu ndirimba yindi hari kibazo se ako naharero dohereza kapera gatoya oya nyine ubwo ngiye kuririmba igurana kuko uravuze ngo abantu dukurikiye ngo bakeneye ko ndirimba reka ndirimbe rero ariko ntago bayizi kubyo bavuga ngo ririmbiriye I know barayizi kuko bakurikirana ziriya channel I know nayo bazi nukuri ariko mwihangane nyine izasohoka urateganya kwisohora vuba oye bizaterwa kuko mfite nyinshi ngomba gusohora kandi umuntu agomba kureba ukuntu zikurikirana nta kibazo turirimbire iyo ngiyo wahisemo sibyo Why should I feel discouraged? And why should I shadows come? Why should my heart feel lonely and wrong for heaven and home?
when Jesus is my portion, a constant friend is He. His eyes on the sparrow, and I know He watches over me. I shoot 250 to be sure.